warabaye igitutsi ku musozi, kubera ko wari warabaye igitutsi aho utuye, kubera ko wabaye igitutsi mu miryango, kubera ko wabaye igitutsi mu itorero, kubera ko wabaye igitutsi mu bamuvukana, uyu munsi Yesu aravuze ngo agukuyeho igitutsi. Uyu munsi Yesu aravuze ngo yongeye gukuraho ubugumba. Akira umwana mu izina rya Yesu, akira kubaho mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu, kuko ijambo rivuze kukuweho ubugumba. Ubu bugumba bwari bukuriho bukuvuyeho, migozi yari ikuboshye ikuvuyeho. Yesu yongera gutwikurura agatambaro ku maso, wongera urebe ubudahangarwa bw'Imana. Yesu yongera gukura imigozi mu maboko, ico wavuganye naco ico wavuganye n'Imana ucakire. Yesu agukura imigozi mu maguru. Uyu musozi ngufiteho amateka. Yego, uyu musozi ubwa mbere nyiwuzaho naje umudamu waje tutabana, nari umuntu wahaga umugore wanje ibiceri 300 by'amafaranga kugira ngo aje kubihaha, kandi muri ibi biceri 300 nkama kondisiyo nkamubwira ngo muri ibi biceri 300 nuko ugomba guhaha, kandi mu byo urahaha uramenya udahahamo ibijumba kuko ntago nkunda ibijumba ngewe. Noneho we yabura bya biceri 300 cyabikoza akagura diyama y'ijana, akagura ubunyebwa by'ijana, ubundi akajya guhata ikintu bita shusha, ubundi akagura navuga kuko nkunda vuga cyane. Shusha ni ibiki? Ni ibishayote. Nibyo bita shusha. Ni ibintu bita shusha, ni ibishayote. Sinzi niba wabyumvise. Nabyumvisha. Hanyuma noneho yamara kubiteka nasanga nibyo yatetse nkamwirukana. Birashoboka ko ushobora kuhaza ugataha amara amasakoko ukanagenda nta n'igitangaza ufite, kuko twese ntago tuzasubirizwa umunsi umwe. Nta waguhungiyeho ngakorwe n'isoni. Hari n'ikintu kimwe Nyiringabo utajya ukora, kugira ngo umwirukane, uje wese uramwakira, sina ryawe nirihabwe sengeye ababyeyi batabyara kugira ngo ukimara kumva iki kiganiro uza kumuha urubyaro. Sengeye abafite ibibazo mu ngo zabo uza kubaha gukundana n'abo bashakanye. Sengeye urubyiruko kugira ngo uze kubakomeza no kubaha urushako. Reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Je nitwa The Pure, kandi zire ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba bari hano mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye mwese mwumva ikinyarwanda, yaba hano muri Afrika, muri Amerika, mu Burayi ndetse n'ahandi. Reka twizere ko mumeze neza. Birashoboka ko kandi waba utamerewe neza, uri mu bihe bitakoroheye, ariko reka nkubwire ngo gira kwihangana wizere. Hari abajya bavuga bati igiti ndakeka ari n'umugani ngo igiti cyera imbuto nziza nicyo kitaburamo imijugujugu, ngo yewe hari n'abagira n'amashoka bakajya bagenda bagatemaho. Bivuze ngo igiti cy'umugisha rero kiba kiribasirwa cyane. Nawe niba uri mu bihe bitoroshye reka nkubwire ngo gira kwihangana, ibiri kubaho bizagenda neza. Yes, hari impamvu. Nkuko mubibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa rwose, ari mu mavuta, afite akanyamuneza, muramubona. Ebana ibintu yabyinjiyemo neza. Tumeze neza nta kibazo. Umeze neza? Yego yego. Ebana rwose ufite akanyamuneza rwose. Akanyamuneza uri kugakura he? Bwakeye dusa neza nta kibazo. Iki rero nawe urabona ko kimeze neza. Kimeze neza. Kandi ijambo ryaravuze ngo ntitukarakare kuko tugomba kunezerwa ko twacunguwe na Yesu. Sinzi niba ubyumvise ariko. Yego ndabyumvishe. Yego niko bimeze rero, tugomba guhorana umunezero kuko ibyatugoraga byose Yesu yarabirangije. Niryo banga muri Yesu. Ni cyane agahinda twose twagashize aho ngaho, kubera ko abatamuzi baja kunywa bye, ariko twebwe kubera ko tumuzi agahinda kacu twagashize kuri Yesu. Agahinda ngabatazi Yesu bagatura bye, bakava ngo reka tujye kunywa byeri kugira ngo agahinda dufite karangire. Ariko twebwe iyo tubonye katwisha tujya gusenga. Mukajya gusenga. Ubundi twahagera Yesu agakora imirimo n'ibitanga. Mukagatura Yesu. Yego yego. Yewe ndabona hari ibanga rwose mufite mwibitseho ibanga ritoroshye, ibanga rikaze. Nkuko mubibona abadukurikiye namwe muri bibona, murabona ahantu turi na ahantu hadasanzwe, ariko murabona ni mu gitondo. Ushobora kwibaza ngo iki gitondo duherereye hehe, turahagana he, turi kumara iki hano? Yego yego. Tangira mbere na mbere wibwira abadukurikiye amazina bakumenye, bamenye uwo uriwe, hanyuma unatubwire ahantu turi ni hehe, turi kuhamara iki. Yego murakoze cyane. Nitwa Mutuyimana Jean Claude. Aha turi ni ku musozi wa Ndabirambe mu karere ka Musanze. Aha ni hahandi twahageze turahakirira, tuhageze tuhabonera Imana, twahageze turi kurira, tuhagera tubabaye, ariko tugeze hano tuhahurira na Yesu. Kuko ijambo ryavuze ngo nimugera muri njyewe nanga se nimumara kunsaba nanjye nzabaha icyo munsabye
cye kandi burya nimara kugikora tuzashima natwe rero twahageze tubabaye aha niho rero tuhageze twongeye kuhagera kugira ngo twongere twibuke ko hari icyo Imana yahaduhereye njya nkunda kubaza abantu kenshi iyo tuganiye yego kubera ko hano ntago aba ari ubwa mbere mba mpageze nanjye mba nyaruka nkaza gusenga nk'abandi ariko hari ikintu njya nkunda kubaza abantu benshi tuganiye nyine ngerageza gushaka amakuru kugira ngo numve byibura ko icyo bambwiye bagihuza ni ukuvuga ngo buri wese aturuka iwe cyangwa se iwabo aje hano kuri uyu musozi afite ikimuzanye ariko uyu musozi ntago wabonetse gutyo gusa uyu musozi waba hari amateka waba ufiteho uyu musozi ufiteho amateka yego uyu musozi ubwa mbere nyiwuzaho naje umudamu waje tutabana mfite umudamu nari nibagiwe mfite umudamu n'abana 4 b'abahungu Imana yampaye ngihuzaho rero buriya nari umuntu wahaga umugore wanje ibiceri 300 by'amafaranga kugira ngo aje kubihaha kandi muri ibi biceri 300 nkama kondisiyo nkamubwira ngo muri ibi biceri 300 nuko ugomba guhaha kandi mu byurahaha uramenya udahahamo ibijumba kuko ntago nkunda ibijumba ngewe noneho we yabura bya biceri 300 cyabikoza akagura diyama y'ijana akagura ubunyebwa by'ijana ubundi akajya guhata ikintu bita shusha ubundi akagura navuga kuko nkunda vuga cyane shusha ni ibiki ni ibishayote nibyo bita shusha ni ibintu bita shusha ni ibishayote sinzi niba wabyumvise nabyumvisha hanyuma noneho yamara kubiteka nasanga nibyo yatetse nkamwirukana ariko umudamu umwe aza kunsanga arambwira ati nyamara tugiye gusenga nakujyana ahantu kandi wahagera ukabonera amahoro mpageze ahamabonera amahoro umva se narahageze nambaye ubusa ndambara umva se narahageze mburara ndongera ndarya uyu munsi nanjye meze neza kubera ko nageze kuri uyu musozi se uvuze gutyo ushobora guhita numva ko nyine abantu bahaza ari abantu bashonje niba wenda wari ubayeho nabi urya nabi ukagera hano ugahazwa ukabona ibyo kurya bivuze ngo abantu baba bari hano aba ari abashonje gusa oya waba unyumvise ko navuze ngo nahageze ntafite amahoro mpageze hano amahoro araboneka mpagera nambaye ubusa nanone ndambara mpagera nshonje ndangije ndarya wamvisha hano nahere nuko nabitondetse abantu bose rero bahageze hano biterwa n'agahinda wazanye agahinda kariko kose ugeze kuri uyu musozi ariko ukaza wizeye icya kabiri ukemera kwihana ukemerera Yesu haba ari ukuyobora icyo yisabye cyose ugeze kuri uyu musozi kirakunda twarahageze dusengana n'abantu twahageze dusengera abantu barabyara twarahageze dusengana n'abantu basubizwa buri wese abona ico yarari gusaba iki Imana ntabwo rero abantu baje kuri uyu musozi bose ari abashonje oya aho biterwa n'agahinda wowe ubwawe wazanye Imana tugirire neza ngira ngo utubwiye amateka yawe ariko ntabwo utubwiye amateka y'uyu musozi murakoze byanze bikunze kugira ngo uze gusengera kuri uyu musozi wanzure kuzajya uhora uhasengera hari amateka yaho wamanje kumenya mbere y'uko uhaza uwo muntu wakubwiye ngo uvayo tujye gusenga byanze bikunze yakubwiye amateka yaho akubwira wenda inkomoko yo kugira ngo abantu baze basengere hano kuko aha hantu mbonye hari abantu benshi kandi ndakeka banahahora byaba byaraturutse kugira ngo abantu baze gusengera hano batari mu nsengero zabo no kuvuga ngo uyu musozi buri wese afite ukuntu awumva bitewe n'ico yashubirijweho rero ngewe njya kubuzaho nari naramaze kumva nyine ayo mateka numva ko abantu bahaza bagasubiza abo twumvishije ngo bahatekeye ubugari hari n'uwo tuziranye ngewe wanzanye uwawungeshejeho bwa mbere yaje kuwacururiza ibikaju azana ibisheke aza kuwacururiza azana imitebyera avuga ngo oya narumvise ko bahatekeye ubugari nanjye reka nje kuwacururiza ibikaju ndebe ko Imana yampera umugisha muri ibyo bikaju uyu munsi uwo muntu waje kuwacururiza ibikaju afite imashini ebyiri aradoda kandi yazikuye muri ibyo bikaju yaraje imiti ebyiri arayizana amarana nayo iminsi 2 umunsi wa nyuma Imana iza kumwohereza umuntu bya bikaju arabitwara amuha amafaranga 20 kubera yabicuruje mu bantu baba baje gusengera yaraje baravuga ngo ngiye gucuruza ageze hano araza abikaju arabirambika isengesho rye kuzenguruka avuga ngo wahamana udashaka kugira ngo ibi bikaju byanje bigure nanje mbashe kubona irushoro Imana imwohereza umuntu araza aturutse mu Kinigi araza amuru 20 aje gushora abona urushoro rwinshi twaje hano rero uyu musozi buri muntu wese afite ukuntu awumva twaje abantu benshi batubwira amateka yawo natwe tuhageze koko dusanga uko wabuvuze ko iyo hageze uhasubizwa dusanga niko bimeze uvuze gutyo rero nakumva ubwo isukangurira abantu kuza gucururiza hano nabyo birashoboka wari wowe
nabyo birashoboka biterwa n'uko ubyizeye wibuke neza ko Imana iri kubwira Abisiraheli ngo nibagende baje gusiga amaraso ku nkomangizo y'imiryango yabo abanyegiputa babiganye nabo bakayasiga ntago marayika muri muzi yagiyeyo urukumva urwigane muri makeya hari igihe wigana ariko wakwigana ukanabihagiramo ngira ngo nk'uko abantu benshi bagiye babibona aha hantu harihariye ahantu byanze bikunze hari bimwe mu bintu wenda bishobora kuba ari byiza bihava kuko abantu ubu ubona bagenda batambuka akenshi baba bazindutse nk'uko mubibona turi mu gitondo. Ese impamvu iba yabateye kuzinduka ni iyi? Urakoze cyane buriya uramutse warayuriye ndavuga ibiryo cyane ndavuga ibiryo cyane wakunze kumbaza ngo mbese ku kindi kuvuga ibiryo ndabivuga cyane buriya warayuriye ntago wamenya ko hari umuntu waburaye impamvu rero aba bantu baba bazindutse bakazindukira kuri uyu musozi baba bafite umusonga watumye barara badasinziriye noneho bagera hano bakaza gusenga bari kubwira Imana ngo Mana duhe gusenga dufashije kugira ngo tubashe gusinzira bitewe n'umusonga umuntu afite mu gihe babandi badakijejwe we iyo abonye yarayabuze ibitotsi ajya gushaka byeri muri ture itabu urumogi kugira ngo abashe kubona iki ayo mahoro ariko ngewe sigenda naryama kubera ya mahoro Yesu yampaye yandi nakuye hanga ngasinzira nkanibagirwa ko bwakeye kubera ko Yesu yangiriye neza. Urakoze cyane. Ndumva uyu musozi ushobora kuba ufiteho amakuru menshi ufiteho ubuhamya bwinshi sinzi ikintu watubwira cyangwa se washishikariza buri wese ngo nawe aze yisurira umusozi aze kureba ibibera hano kuri uyu musozi umuntu udukurikiye wamushishikariza icyo wamubwira iki? N'ubundi biragoye kubwira umuntu ngo ari igihe aba amaze igihe yumva uyu musozi ariko nawe wenda ushyizeho ubusesenguzi cyangwa se ukawuvugaho hari igihe ashobora guhita avuga ati uyu musozi nzajye kureba ndebe ibihabera ndebe uko biba bimeze ikintu cya mbere yaza yitwaje ubwo cyaba ari iki? Ariko nawe rero wansekeje nawe ngiye kubaza akabazo uravuze ngo nawe usanzwe ngo uhaza nawe urahagera so bwa mbere uhageze bivuze ngo uko wahageze nuko uyu muso uhagaze nawe wakubaza ngo mbese hari ico waba warabonye wahita uvuga uti hari ico nabonye kuko iyo utaza kukibona ntago baba waragarutse ntago mba nagarutse. Imana iguhereza umugisha rero ikintu rero twabwira abantu nanone kugira ngo baze kwirebera hari igihe ubwira umuntu ukamubwira ngo ibi bintu byabaye guca ibintu byabaye guca we ntabyumve kubera ko atari kubyakira rero uhita umubwira uti ahubwo ja kuri tero ja kureba umuhagera nawe urahabona imirimo n'iki nibitangaza kwa kundi umukecuru ngo baravuze ngo uyu munsi ngo murabona Imana none ngo umukecuru nawe arangije agira atya y'amasara yakanura ati nanje reka ndebe ko Imana ndayibona abarya abandi bose barasenga bagiye mu mwuka baza kubona Imana koko ariko we basoje amaterana teoya bemeretse gutaha Imana yavuze ko turayibona none nje ko ntagize gute ko ntayibonye. None se uravuze uti umuntu araza afite agahinda kari ko kose azanye biterwa n'agahinda uzanye niko utura Imana hanyuma ikagutabara ugasubizwa. Haba hari igitangaza kigaragarira amaso cyaba kihaba cyangwa buri wese ahura n'igitangaza mu buryo bwe nta umenya ukundi byagenze? Haba hari igitangaza kigaragarira amaso kigaragara se? Cyane rwose 100%. Cyane 100%. Mbihagazeho n'undi wese waza ko bimaze nabimubwira 100% igitangaza kirahari kigaragarira amaso y'abantu. Urugero ubu wenda niba waje hano witeguye ko igitangaza uri bukihakura nanacakiriye byonyine no kuba ngeza igitangaza nje nacakiriye kandi niteze ko ngiye no kwakira ikindi byabaye. Ariko sinzi niba uri no kundeba ushobora no kundeba uko ndebye mu maso tugikubitana uko ndebye mu maso wasanga atari komeza nose ubu nagiye umuntu ajya ataha amara amasa agataha imbokoboko kandi yaje hano birashoboka biba byagenze bite kandi yakoze urugendo akavuga ati ngiye ku musozi ngiye gusenga nk'abandi biba byagenze gute? Birashoboka ko ushobora kuhaza ugataha amara amasa koko ukanagenda nta n'igitangaza ufite kuko twese ntago tuzasubirizwa umunsi umwe. Wibuke ko umuntu yagiye mu ishuri yiga mu wa mbere primaire agasoza akiga mu wa kabiri muri secondaire agasoza yarangiza akajya no muri kaminuza agasoza. Rero ntabwo bivuze ngo wowe nuza bitewe n'igitangaza cya n'icyo uri gusaba Imana izakiguha bitewe nuko waje. Ngira ngo umuntu yaje hano aragicyura yaboya nakubwiye ko hari ibintu ugomba kubanza ukamenya nuza
nyine icyambere uzaza ugere hano wenda uvuga uti Imana imbabarire niba waje uzi neza ko ugiye gukizwa sibyo ikimenyetso cy'ibyo wasengeye uragitahana byanga byakunda. Aha, urakoze cyane ku bisobanuro duhaye. Ndagira ngo nkwakire utugeze ijambo ry'Imana, ntago twakurekura gutyo gusa kuko ndabona ufite ibyanditswe rwose, ndagira ngo ubidusangize hanyuma ndagaruka nyuma. Urakoze cyane. Mbere ko dusoma ijambo reka dusenga Imana. Amen. Senga Imana ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Tuvuge imirimo n'ibitangaza Imana yakoze bigaragara kandi apana kujya kuvuga ibitagaragara. Hari bigaragara dufite Yesu yakoze. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ushoboye byose mu isi no mu ijuru, nta warwaye imigambi yawe, iyo ugambiriye gukora nta wagukoma mu nkokora, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo tubashe gusangiza isi yose ijambo ryawe. Data wa twese, reka buri muntu wese uze kubohora imigozi muboshe akimara kumvira ijambo, buri muntu wese aze gukira imitima ye kubera ko hari igikomere kimuri ku mutima, uze kugikiza kugira ngo Data wa twese nyagora ku ngoma abashe kunezerwa kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Ngaho rero uyu mwanya tugirire neza kandi uduhe kuganira nawe dutuje mu mutima mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze n'ijambo. Ego urakoze. Imana tugirire neza kandi Uwiteka Imana akomeze kutwitaho no kuturengera. Imana y'umwijuru ikomeze kudushigikira ku bw'uyu mwanya tubashe kubona. Turabasuhuje rero mwese, Imana ikomeze kuduhana umugisha kandi aho muherereye hose ndashaka kugira ngo tuganire kuri iri jambo ryitwa ubugumba, kuko muri no misi abantu benshi bamaze kumenya neza ko umuntu w'ingumba ari umuntu utabyara, ariko ndashaka kugira ngo tuganire kuri iri jambo kugira ngo Imana y'umwijuru ibashe kubana natwe. Reka dusome rero ijambo gatoya ubundi turiganireho iminota mikeya tubashe kumva ico Uwiteka Imana adushakaho. Reka dusome igitabo c'Itangiriro. Tugiye gusoma igitabo c'Itangiriro, ntabwo turi buze gutindayo cyane. Turasoma 30 umurongo wa 22. Igitabo c'Itangiriro turasoma ibice ni 30 umurongo wa 22 ndetse na 23 ndetse na 24. Niyo mirongo gusa tugiye gusoma tukayiganiraho. Imana tugirire neza. Ni ijambo rigufiya cyane riravuze ngo umutwe w'amagambo waryo ngo Rasheli abyara Yosefu. Imana tugirire neza. Reka dusome. Ijambo riravuze ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira, izibura inda ye, asama inda, abyara umuhungu, ati Imana inkuyeho igitutsi. Amwita Yosefu, ati Uwiteka anyongereye undi muhungu. Amen. Imana tugirire neza kandi Uwiteka Imana abashe kutwitaho. Ni ijambo rigufiya cyane tugiye kuganiraho, ariko ndashaka kugira ngo abankurikiye bose aho baherereye babasha kubanza bumvira ijambo gatoya. Uyu mubyeyi witwa Rasheli yari afite ikibazo, nangwa se yari afite ubugumba, ariko ubugumba yari afite yarakeneye kugira ngo Imana ibashe kumuha umwana. Imana tugirire neza. Ariko nubwo yarakeneye umwana yarasenze, abanza gusenga kuko nabwiye ngo uyu musozi uwujeho wese arasubizwa bitewe n'icyifuzo wazanye. Imana tugirire neza. Ariko mu gusubizwa kwawe ntabwo ari kwakuzije kugambana ngo nuhagera niba wazanye icyifuzo cyo kugambanira umuntu ngo nabwo nuhagera uri buze gusubizwa. Oya, ahubwo bitewe n'icyifuzo wazanye usubizwa kugira ngo Imana yongere iguhe imbaraga nawe uje gukomeza abandi. Uyu mubyeyi witwa Rasheli rero yari ingumba, noneho atabyara, ariko ngo Imana iza kumwibuka kuko ari yasenze. Imaze kumwibuka imuha umwana, imuha gusama inda kuko inda ye yari ifite ikibazo atabyara. Imana tugirire neza. Igihe kigeze rero Uwiteka Imana aza kumwibuka, amwibutse aza kumuha kubyara. Ngo noneho arangije imuha umwana w'umuhungu, arangije aravuga ngo Imana inkuyeho igitutsi. Haleluya. Arangije avuga ati Imana inkuyeho igitutsi, Imana inkuyeho igisuzuguriro. Ndashaka kugira ngo nkubwire ku ijambo ubugumba icyo nashatse kurivugaho. Ntabwo rero ubugumba ari kutabyara gusa. Uyu munsi no kuba wewe ubwawe uhari, ushobora kuba ukennye n'ubugumba, ushobora kuba bakwanga ubwo n'ubugumba, ushobora kuba unanasenga ntunasubizwa bitewe n'ikibazo, nanga se bitewe n'uko usenga n'ubugumba. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nkubwire ngo senga uhamije Imana igukureho ubugumba ufite. Imana tugirire neza kandi Uwiteka Imana twiteho. Uyu munsi ushobora kuba uri gucuruza bikanga, ubwo n'ubugumba bukuriho. Uyu munsi ushobora kuba uri gushaka urushako rwaranze, ubwo n'ubugumba bukuriho. Mwene data nanga se mushiki wanjye, ndashaka kugira ngo nkubwire ijambo ryitwa ubugumba, uze gusenga Imana igukureho ubugumba. Uyu munsi ufatanye nanje, iyi saha ufatanye nanje, dusenge tubwire Imana kugira ngo ibashe kudukuraho ubugumba buturiho. Imana tugirire neza kandi Uwiteka Imana twambike imbaraga. Uyu mubyeyi
mubyeyi rero witwa Rasheli ngo yarasenze, amaze gusenga yinginga Imana, abwira Imana ati wa Mana ndashaka kugira ngo undengere ungirire neza. Arasenga, Uwiteka Imana aramusanga, amaze kumusanga aramuvugana nawe, aramubwira ati umva mwana wanje humura, ndaje kugira ngo ubugumba bukuriho mbugukureho. Imana itugirire neza, iramutabara rero, maze kumutabara imuha umwana w'umuhungu. Arangira avuga ngo Uwiteka ndagushimiye kubera kumpaye umwana w'umuhungu, kaba unkuyeho igitutsi. Imana itugirire, aleluya, Imana itugirire neza. Ubu bugumba wowe ufite uyu munsi nabusobanuye, navuga ngo ushobora kubayeho nabi n'ubugumba wifitiye, ushobora kuba ukennye n'ubugumba wifitiye, ushobora kuba urwaye n'ubugumba wifitiye, ushobora no kuba ucuruza bikanga n'ubugumba wifitiye, ushobora no kuba ugenda ugacuruza ugashora bikanga, ubwo n'ubugumba wifitiye. Ariko ijambo riravuze ngo iki gitondo c'umugisha kuri iyi tariki ngo Uwiteka Imana agukuyeho ubugumba. Aleluya, Uwiteka agukuyeho ubugumba, Uwiteka bugukuye ubwo aribwo bwose bukuriwe. Imana igukuyeho ubugumba bitewe nuko ubyizeye, bitewe nuko ubyumva. Imana igukuyeho iki? Ubugumba. Aleluya, testa ebonesta. Imana itugirire neza, Imana idushigikire. Ugomba kwizera, ukizera ko Uwiteka Imana ari ushoboye byose. Muri ibyo yaravuze ngo nduburira amaso yanje ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwanje kuzava. Hanyuma ngo gutabarwa kwanje kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana itugirire neza. Nta handi wakirira ikibazo ufite, nta n'ahandi hantu ushobora kurekurirwa iyi migozi kuboshe, kuko Satani yamaze kutubohera aho ngaho. Ariko dusenge uyu munsi, wongere winginga Imana, ucumvira ijambo nawe unkurikiye, ubashe kwinginga kugira ngo Uwiteka Imana abashe gukuraho ubugumba bukuriho. Imana itugirire neza kandi Uwiteka Imana abashe kutwitaho. Ndashaka kugira ngo iri jambo ryumve cyane, numara kuryumva cyane, ubundi twinginga Imana, nanga se twongere gusenga, tuyinginge, tuyibwire ngo uyu munsi dukeneye kugira ngo dukureho ubugumba. Imana itugirire neza. Mushiki wanje urimo kunkurikira, ndashaka kugira ngo dusenge nawe mu bugumba ufite, ubwira Imana ibugukize. Mwene data unkurikiye, nawe dusengane, imibwire gukiza ubugumba ufite. Namaze kukubwira ko ubugumba atari kutabyara gusa, nibi bindi byose uri gucamo, ibyo byakubereye ubugumba. Ariko kubera uyu munsi, ariko kubera iyi saha, aleluya, kubera iki gitondo c'umugisha, data wa twese aje kugukuraho ubugumba, data wa twese agukuyeho igitutsi, kubera ko wari warabaye igitutsi ku musozi, kubera ko wari warabaye igitutsi aho utuye, kubera ko wabaye igitutsi mu miryango, kubera ko wabaye igitutsi mu itorero, kubera ko wabaye igitutsi mu muvukana. Uyu munsi Yesu aravuze ngo agukuyeho igitutsi. Uyu munsi Yesu aravuze ngo yongeye gukuraho ubugumba. Akira umwana mu izina rya Yesu, akira kubaho mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu, kuko ijambo rivuze kukuweho ubugumba. Ubu bugumba bwari bukuriho bukuvuyeho, migozi yari ikuboshi kuvuyeho. Yesu yongera gutwikurura agatambaro ku maso, wongera urebe ubudahangarwa bw'Imana. Yesu yongera gukura imigozi mu maboko, ico wavuganye naco ico wavuganye n'Imana ucakire. Yesu agukura imigozi mu maguru kugira ngo ubashe gutera intambwe, wakira ico Imana yakuvuze. Haleluya, kubera ko uyu muntu upfutse mu maso ntashobora kumenya hageze. Uyu muntu ubasha amaboko ntashobora kwakira ico Imana yamuhaye. Uyu muntu ubashwa amaguru ntashobora gutambuka ngo cakine Imana yamuhaye agikoresha. Ariko uyu munsi iyi migozi Imana igukuyeho. Uyu munsi ubugumba Yesu abugukuyeho. Uyu munsi igitutsi cyari kikuriho Yesu akigukuyeho. Ariko kugira ngo akigukureho nuko ugomba kuba umaze kugira gute kubohoka, kugira ngo ukoreshe ico Imana yaguhaye. Hatonevo desta biniwa edesta. Imana itugirire neza kandi Imana ibashe kutwitaho. Ndi gusoza, ndi kwegereza ku musozo, ndashaka kugira ngo utekereze ku cifuzo cawe, utekereze ku cifuzo cawe, wongere urebe ubugumba bukuriho, wongere urebe ukuntu wabaye igitutsi, wongere urebe uburyo uboshwa amaboko, urebe uburyo utwikirira agatambaro ku maso. Nibyo Imana ivugana nawe ukabyumva, ikakubwira iti mwana wanje nzakugira guca. Ariko kuko upfutse amaso ntabwo ushobora kureba ineza Imana iri kuvugana nawe. Imana ikavuga ngo akira mwana wanje ndaguhaye. Ariko kubera ko Satani yakubosha amaboko, ntushobora kwakira ico ngico Imana iguhaye. Kubera kubosha amaguru ntabwo ushobora kureba kugira ngo utambuke ukoreje ca kindi Imana yaguhaye. Mwene data, mushiki wanje, mwene data werereye hose, ndashaka kugira ngo iki gitondo c'umugisha ubashe kumva ko Imana yo mwijuru ije kubohora amaguru yawe, ije kubohora amaboko, ije kugukura agatambara ku maso kugira ngo wakire ico Imana yavuganye nawe. Haleluya, Imana itugirire neza. Byumve cyane, wumve ko Uwiteka Imana agukuyeho igitutsi, wumve ko Uwiteka Imana agukuyeho igisuzuguriro, wumve ko Uwiteka Imana hari ico akoze ku buzima bwawe, kuko Uwiteka Imana niwe ushoboye byose. Imiryango igeraho igahinduka, amafaranga ageraho akarangira. Haleluya, haleluya. Ariko Uwiteka ijambo yagusezeranyije ntabwo ajya ahinduka, keretse wowe uvuye mu byizerwa. Ariko ndakwinjiza kugira ngo ugume mu mwanya, utegereze ubushake bw'Imana. Ca kindi Uwiteka Imana avuganye nawe yiteguye kuza kugisohoza. Imana itugirire neza kandi Uwiteka Imana akomeze kutwitaho.
iyi Mana twiringiye iza gukora iby'amafaranga agananiwe. iyi Mana twiringiye iruta amafaranga iruta n'itegeko, kuko buriya ni ibintu bitatu bikomeye, tegeko n'amafaranga ndetse n'Uwiteka. Ibyo ni ibintu bitatu byose birakomeye mu gihugu. Ariko reka mbabwire ngo Imana yo mu ijuru shobora kuza kuvuguruza iby'amafaranga, shobora kuza kuvuguruza iby'itegeko, ubwo abantu baba babona ko byarangiye. Alleluia. Tastibevo enewa jesive edesta noze ewa destasika. Imana tugirire neza. Imana yirebye ubabaye umutima wawe, kamara kumenya ko harimo igikomere, yururukira kuza kukigukiza, yururukira kuza kukurengera, ikaza igakora iby'amategeko yari yakoze, akavuga ngo amategeko yemeje kubaguca, ariko kubera ko Imana itameze nk'abantu, alleluia, ikaza igahagarika byandi itegeko ryari ryategetse. Imana tugirire neza, kandi Uwiteka Imana akomeze kubana natwe. Ugize icifuzo ngo dusengane kugira ngo uyu mwanya nawe Uwiteka Imana abashe kukubohora amaguru, abashe kukubohora amaboko, abashe kugupfukurira agatambaro ku maso, maze zibura inda yawe ibyara, nawe wakira umwana mu izina rya Yesu. Ufite uyu mwana bafite byose uzabirebe. Uyu mubyeyi yashatse akagera mu rugo ntabyare, nta gaciro abafite, ariko iyo amaze kubyara agira agaciro, nawe bakamwita umubyeyi. Iki gihe Yesu abaga yakoze imirimo n'ibitangaza, nawe rero akira uyu mwana, ndetse urugo rwagezemo uyu mwana witwa Yesu, tugeze mu buryo bw'umwuka. Nanone ibintu birakunda, ahari umutekano muke haba umutekano, ahari ibibazo hakaba umunezero, kubera ko uyu mwana Yesu yageze mu rugo. Nawe akira umwana, ubugumba bwari bukuriho bukuveho, ibibazo wari ufite byongere bikemuke. Yesu yongera akora imirimo n'ibitangaza, kuko arindiho kandi azahoraho. Imana tugirire neza, kandi Imana ikomeze kutwitaho. Nari mvuze ngo fata icifuzo dusenge, twongere twinginge Uwiteka akora imirimo n'ibitangaza, kandi nize ntashidikanya ko Imana hari icikoze. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndabakunda, dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirishimwe. Dusomye ijambo ritorera tubwiye ngo uje kudukuraho ubugumba, uje kudukuraho imigozi yari turiho. Iki gitondo ndasenze, nsengeye ababyeyi kugira ngo batabyara bakureho ubugumba, nsengeye ababyeyi bafite ibibazo mu ngo zabo bakureho ubugumba bwite. Hezo defo destaya binivo wongera bakura ibyo bibazo, abari babashku babohore, ubukene bwatubera ubugumba. Data wa twese uri mu ijuru, abatwanga byabo ubugumba. Data wa twese we mu miryango ntago tumeze byatubera ubugumba. Gucuruza ugahomba n'ubugumba, korora zigashirira mu biraro n'ubugumba, guhinga ni tweze n'ubugumba, kubura akazi n'ubugumba. Ariko Nyiringabo turagushimiye ko byose uje kubidukuraho mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane ku ijambo ryiza umaze kutubwira. Ndumva nari nagize bimwe mu bibazo, ariko usoje ubisubiza. Wenda tugana ku musozo, hano nk'uko ubibona hari abantu benshi, ariko kuba hari abantu benshi ushobora guhita wibaza uti aba bantu basengera mu yahe matorero? Yego, icyo kibazo wagisubiza. Murakoze cyane. Yesu ajya kuza ntabwo yaziye mu itorero. Yego. Samye ijambo riravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka bwira amatorero, ngo kandi unesha nzamuha kuri manu yahishwe, kandi namuhe n'ibuye ryanditsweho izina ritazwi na buri muntu wese. Ntabwo rero Yesu yavuze ngo umwangirikana azanesha, ntabwo yavuze ngo umuyisilamu azanesha, ntabwo yavuze ngo umudivantiste azanesha, ntabwo yavuze ngo umwadepera n'abandi ngo bazanesha, ahubwo yavuze ngo unesha. Bivuze ngo hari akantu abanyarwanda tujya tuvuga, nangwa se n'abandi twese tukavuga aka kantu, tukavuga ngo njyewe ndi umucaba, ngo ntukankinishe. Urukumva neza, nangwa kaza ati nje uramenye ndi umugesera, abakobwa bagesera nanga abantu babagesera se guca tumeze. Oya, ntabwo rero ibyo ngibyo ari byo twebwe turiho. Ikingezi nuko tugomba kumenya ko Yesu ari umwami n'iki n'umukiza, tukizera ko ari we Mana ikora imirimo n'iki nibitangaza. Itorero ntabwo, idini ntabwo ari ryo rizajana umuntu mu ijuru. Nyine njyewe nagize ikibazo, ndibaza nti se kuba abantu baza hano kuri uyu musozi biba bivuze ko batataye insengero zabo, cyangwa se ntago iyo barushye baruhukira no mu rusengero barabohoka? Yego. Njyewe nshaka kumenya hano niho abantu babohokera kurusha mu rusengero? Oya, ntabwo ariho abantu babohokera kurusha ku rusengero. Ndetse njewe tunasenganye nkaza kumenya ko utaja mu rusengero ntabwo twakongera gusengana, kuko mu rusengero tugomba kujyamo tugasenga tukaruhuka koko. Ariko aha hantu iyo uhageze hatandukanye no mu rusengero. Hari insengero nyinshi tugeramo, wageramo akagura bati okay amaterana aratangiye, tugasenga bati ha duture tugende dutahe nta bintu byinshi. Ariko iyo waje hano banza gupfuka mukerana n'iki n'Imana, kandi wamara kwiherana n'Imana ukavugana nayo, tukagira umwanya wo
kwiherera kandi na Yesu yasigaga abigishwa bakabwira ati musigaho gatoje gupfuka amahara mu gashamba kandi tugomba kugera ikirenge mu ca Yesu. Imana iguhumugisha. Aha, urakoze cyane ku bisobanuro byiza uduhaye. Abantu bagukurikiye hano bashobora kwibaza bati uriya muntu wenda twamubona dute tukajya dusengana tukamenyana biruseho, watubwira contact zawe cyangwa se nimero zawe kugira ngo uwagushaka abe yaguhamagara mube mwasengana cyangwa se n'ibindi? Urakoze cyane, uvuze neza. Imana iguhereza umugisha. Nibyo ushobora kuvuga tura mukozi w'Imana nzamukura hehe, nzamubona nte? Nababwiye ngo amazina yo ni yayandi, kandi ntuye ku mupaka, niho ntuye wa Cyanika nangwa se mu karere ka Burera, umurenge wa Cyanika, akagari ka Kagito, ku mudugudu wa Ntarama, nimwe ntuye. Mfiteho icyumba cy'amasengesho gikora ku wa gatatu nijoro no ku wa kane, ukeneye kuza rwose nako kanya. Ikindi kandi ndi umuhanzi ku giti cyanjye, ndaririmba indirimbo z'Imana nkuko bisanzwe, ndi umuvuga butumwa nkuko nyine mubibona, ariko nimero yanjye ya telefone ni 078 ya WhatsApp 21 38 132. Subiremo 078 078 21 38 132. Ntanga n'iyindi iri no kuri WhatsApp, nta kibazo wayitanga. Iyo ngiyo rwose iba kuri WhatsApp, nta kibazo, irahari kandi unkeneye isaha ku isaha mba mpari, nta kibazo. Imana iguhereza umugisha. Urakoze cyane, reka ngushimire cyane. Urakoze, Imana iguhumugisha. Imana iguhereza umugisha. Ongera udushyirireho isengesho hanyuma dusoze ikiganiro cyacu. Urakoze, reka dusenge. Nibuze gupfukama kugira ngo mbashe gusenga. Nta kibazo rwose. Kuko tugomba guca bugufi tukanabigaragaza ko duciye bugufi n'imbere y'Imana, kugira ngo mfukame maze ubundi dufatanye gusenga, twinginga Imana yongere ibane natwe kandi ko yabanye natwe muri iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ibashe kubana natwe no kutugirira neza. Amen. Eka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yacu, uri ndo kandi uzahoraho, uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereje bose, kandi ijambo ryawe ryaravuze ngo ntawe waguhungiyeho ngakorwe n'isoni. Hari n'ikintu kimwe Nyiringabo utajya ukora, ntaguhungiraho ngo umwirukane, uje wese uramwakira, izina ryawe nirihabwe. Haleluya. Ndasenze rero Nyiribihe nyaguhora ku ngoma ko banye natwe muri iki kiganiro. Data wa twese, hereza umugisha buri muntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro. Data Nyiringabo nyaguhora ku ngoma, nsengeye ababyeyi batabyara kugira ngo ukimara kumva iki kiganiro uza kumuha urubyaro. Nsengeye abafite ibibazo mu ngo zabo uza kubaha gukundana n'abo bashakanye. Nsengeye urubyiruko kugira ngo uze kubakomeza no kubaha urushako, batagira akazi ukabahe. Fite ibibazo n'uburwayi butandukanye, nsengeye abari mu bitaro hirya no hino, abari mu Rwanda bagirire neza, abari mu Burundi bagirire neza, abari hirya muri Kongo bagirire neza, abari mu Uganda ubagirire neza, abari muri Kenya bagirire neza, abari hirya za Amerika hose bagirire neza, buri muntu wese aharereye. Atonevo de modesta zone Joseph ekiadostaya sinadabi ene wasirevo kia Jose destai. He totaya bi evo desta sikaive, sina ryawe nirishirwe hejuru. Tugirire neza rero, ubambika imbaraga, ubatabare, sina ryawe razoveva si destai. Aho rigeze gusa rikora imirimo n'ibitangaza, dukubisa hasi imbaraga z'umwanzi, dukubisa hasi imbaraga z'abadayimoni. Data wa twese, iki devo desta, iki gitondo cy'umugisha, hazove edestai, twakira imbaraga zawe. Urakoze, ngaho tugirire neza, ubuntu n'amahoro komeze kubana natwe mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Mane duhana umugisha. Yego.